turabasuhuje mwebwe mwese abaduteze amatwi ku muburo uheruka ubutumwa bwiza bubwirwa abari mu isi yose kugira ngo babashe kwitegura kuza kwa Yesu Kristo kuri bugufi. Iyo yari indirimbo ya korali Rangurura Ukuri, korali y'itorero ry'Abadivantisi umunsi wa karindwi rivuguruye ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abavugabutumwa, itorero rya Rukiri hariya mu murenge wa Remera. Muri uyu mwanya rero muri kumwe na Habumuremyi Werarisi, abari umuvugabutumwa w'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abavugabutumwa, itorero ry'Abadivantisi umunsi wa karindwi rivuguruye. Nifuje rero kugira ngo tubashe kuganira cyane cyane ku ngingo zitandukanye tuzagenda tuganiraho no mu bihe bizaza, cyane kugira ngo muri iki gihe ubwo hari ubuyobe bwinshi, hari n'imyumvire myinshi, abantu babashe guhitamo icyo bakwiriye gukora. Twisunze rero ibyanditswe byera ariyo Bibiliya yahumetswe, tuzabasha kubona mu by'ukuri ibisubizo bitandukanye ku byo abantu bagenda bibazaho, bibaza se koko ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, bibaza se koko Imana Data ibaho cyangwa se ni ibihimbano nk'uko abantu bo muri iki gihe babivuga. Ese koko Yesu Kristo ni umwana w'Imana? Ese umwuka wera koko arakora cyangwa se ariho? N'izindi nyigisho cyangwa se izindi ngingo zo muri Bibiliya tuzagenda tureba. Muri uyu munsi rero, muri uyu mugoroba nifuje ko twabasha kuganira ku ngingo ya mbere ivuga ngo ibyanditswe byera cyangwa se Bibiliya. Muri aka kanya rero reka twicishe bugufi dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, ku bw'izina ryawe n'urukundo rwawe bitarondoreka bibasha kuturinda uko bwije n'uko bukeye, muri uyu mwanya turagusabye tukwinginga kugira ngo ubashe kubana natwe kandi utubarire gukiranirwa kose kutubonekaho mu mibereho yacu, maze uduhe kugengwa n'ubushake bwawe, kugira ngo cyane cyane iyi ngingo tugiye kuganiraho n'abaduteze amatwi bose izabashe kubafasha kandi ibashe kubahindura, kugira ngo umwami biteguze kuza kwawe kuri bugufi, basobanukiwe ko ari umugenga wa byose kandi ko ari wowe washyizeho ijambo ryawe kugira ngo rituyobore. Ngaho rero tuyoboze umwuka wera mu izina rya Yesu nimwo tugusabiye ibyo byose, amen. Ngira ngo rero twisunze Bibiliya, ingingo tugiye kuganiraho ni ingingo ya mbere. Izi ngingo tugiye kumara igihe tuganiraho ni ingingo zishobora gufasha umuntu mu rugendo rugana mu ijuru, mu kwitegura kuzabaho by'iteka ryose, cyane cyane ku ruhare rw'abataragera ku rugero rwo kubatizwa, dore ko Kristo ashobora no kugaruka mu by'ukuri hariho abatarabatijwe mu mazi menshi ariko bakaba barabatijwe n'umwuka wera, bakaba barizeye. Abo ngabo nabo nta kabuza, nubwo bazaba batabashije guca mu mazi menshi kubera ingorane n'ibibazo bizaba biriho ndetse nk'ibyo dufite muri iki gihe, ariko mu by'ukuri bazabasha kubona ubugingo buhoraho niba koko barabatijwe n'umwuka wera. Ikibazo cya mbere dushobora kwibaza ni ikibazo kibaza ngo mbese Bibiliya ni iki? Bibiliya ni iki? Bibiliya ni ijambo ry'Ikigiriki risobanuye ngo udutabo duto, udutabo duto, cyangwa se umuzingo urimo udutabo duto tubumbiye hamwe. Bibiliya rero ni ukuvuga ngo igizwe n'ibitabo 66 yanditswe mu gihe kingana n'imyaka 1500, yandikwa n'abantu 35 kugeza ku bantu 40.
Bibiliya rero nk'uko nabisobanuye ikaba ari ijambo ry'Ikigiriki risobanuye udutabo duto cyangwa se ibitabo bito. Mu yandi magambo ni ihuriro cyangwa se ni ikusanyirizo ry'ibitabo. Icyo nicyo Bibiliya isobanuye. Kuba rero yitwa Bibiliya yera bisobanuye ko bya bitabo bito bikusanyirije muri cya gitabo kimwe ni ibitabo byera, ni ibitabo bitunganye. Cyangwa se mu yandi magambo ku batumva yenda ngo ibitabo byera bashobora kwifashisha imvugo ivuga ngo ni ibitabo bitagatifu. Usibye ko bitagatifu kitaba ari n'ikinyarwanda cyumvikana kuko ni ijambo ry'iritirano rituruka mu Giswahili, ariko ni ibitabo byera, ibitabo bitunganye, ibitabo bizira inenge, byahumetswe n'Imana. Muri Yesaya rero igice cya 34 umurongo wa 16 byitwa ibyanditswe byera byitwa igitabo cy'Uwiteka. Ibyanditswe byera byitwa igitabo cy'Uwiteka. Dushobora kwifashisha Bibiliya dusoma muri Yesaya igice cya 34 umurongo wa 16 tukumva uko havuga. Yesaya 34:16. Nimushake mu gitabo cy'Uwiteka musome, nta na kimwe muri byo kizabura. Dushatse twaba turekeye aho ngaho. Murumva ko ibyanditswe byera ni igitabo cy'Uwiteka, ni igitabo cy'Uwiteka. Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 12 ho hakatubwira ko ibyanditswe byera byitwa ijambo ry'Imana. Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 12. Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 12 hatubwira neza ko ibyanditswe byera ari ijambo ry'Imana. Umurongo wa 12 akavuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. Hano ijambo ry'Imana, ibyanditswe byera bifashwe nk'aho mu by'ukuri ari ijambo ry'Imana. Hano niko mu Baheburayo hasobanuye ibyanditswe byera, ijambo ry'Imana rigira imbaraga zikomeye cyane. Hano twumvise ko rigira imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota. Mani magambo rigereranwa n'inkota, ariko noneho iyo nkota ikaba ikomeye, ifite imbaraga z'indengakamere. Muri Zaburi 119 umurongo wa 105 n'uwa 189 ijambo ry'Imana ryo rimurikira abantu kandi rigahoraho iteka ryose. Iyo ikintu kivuzwe ko gihoraho iteka ryose, mani magambo ni ukuvuga ngo nta herezo kiba gifite. Dusome Zaburi y'119 umurongo w'105, turongera dusome umurongo wa 189. Zaburi y'119 umurongo w'105 haravuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Ijambo ry'Imana ni itabaza, ni itara, cyangwa se abakiri batoya ntibashobora kumva ijambo risobanurwa nk'itabaza, reka tuvuge ko ari itara, ni urumuri. Kera aho bacanaga n'udutadowa, ni agatadowa, ni urumuri rumurika, ni itara. Ryaba ari itara rikoresha umuriro w'amashanyarazi cyangwa se rikoresha umuriro usanzwe, ijambo ry'Imana ryagereranijwe nk'itara, ni itabaza rimurika, rimurikira ibirenge kugira ngo hatabaho gusitara. Iyo umuntu agenda mu mwijima arasitara, ariko iyo afite itoroshi
cyangwa se afite urumuri nta gusitara kubaho. Ku murongo wa 89 ho hakavuga ngo Uwiteka, iteka ryose ijambo ryawe rihora mu ijuru rihamye. Hano Imana ijambo ryayo rihoraho rihamye, ntabwo rijya rihinduka, ntabwo ari imvange, ntabwo rivangiwe n'ibitekerezo bya kimuntu, ahubwo ni ijambo ryaturutse mu kanwa k'Imana, kandi iryo jambo rikaba ryarahumetswe nayo bwite. Bibiliya rero igabanijemo imigabane ibiri. Hari umugabane witwa isezerano rya kera, hakabaho n'umugabane witwa isezerano rishya. Iyo migabane uko ari ibiri ni imigabane yuzuzanya, ntabwo ari imigabane ipingana, ahubwo ni imigabane yuzuzanya, kuko isezerano rishya rijya kubaho ryari ryahanuwe mu isezerano rya kera, rihanuwe n'umuhanuzi Yeremiya mu gice cya 31 guhera ku murongo wa 31 havuga iby'isezerano rishya. Luka 24 umurongo wa 44 n'uwa 45. Yesu yagerageje kuvuga ku by'amategeko ya Mose, arayagura, avuga no ku by'abahanuzi. Luka igice cya 24 umurongo wa 44 ndetse n'uwa 45. Iyo rero isezerano rya kera riza kuba ridafite agaciro, Yesu ntabwo yari kurivugaho ngo yagure amategeko yavuzwe na Mose ndetse avuge no ku bahanuzi. Luka 24 umurongo wa 44 n'uwa 45. Maze Yesu arababwira ati, aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri njye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Murumva ko isezerano rya kera niryo ryaje gusohoza isezerano rishya, kuko isezerano rya kera niryo ryahanuraga ibya Yesu, ibyari byaranditswe mu mategeko ya Mose, ibyari byaranditswe mu bahanuzi, n'ibyari byaranditswe muri Zaburi, ibyo byose byerekezaga kuri Yesu Kristo. Umurongo wa 45. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Yesu ashimwe. Hano rero Yesu yunguye ubwenge intumwa ze, ntabwo yabunguye ubwenge ngo basobanukirwe n'ibindi keretse bya byanditswe, ari byo Bibiliya, ari byo byanditswe byera, byaje gukusanyirizwa hamwe mu gitabo kimwe bikitwa Bibiliya. Yesu rero ubwe ibi byanditswe nibyo byamugaragazaga, ko aravuga ati ibyavuzwe na Mose, ibyavuzwe n'abahanuzi, n'ibyavuzwe muri Zaburi byose byagombaga gusohorera kuri njye. Urwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 15 n'uwa 16, naho turareba mu by'ukuri icyo Petero avuga ku byanditswe byera nk'inararibonye, intumwa inararibonye yabanye na Yesu, akigishwa na Yesu, agafashwa n'Umwuka Wera. Urwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 15 n'uwa 16 aravuga ngo, mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza, nk'uko mwene data ukundwa Pawulo yabandikiye abwirijwe n'ubwenge yahawe, ndetse no mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo. Icyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa, iby'abaswa bahindagurika bagoreka, nk'uko bagira ibyanditswe bindi bakizanira kurimbuka. Kumbe Petero nawe yahaye agaciro ibyanditswe na Pawulo, ibyanditswe n'intumwa mugenzi we Pawulo, ndetse asobanura ko harimo bimwe biruhije gusobanukirwa, kandi n'uyu munsi niko biri, ngo abaswa
bagera kuri ibyo byanditswe na Pawulo kubera ubuswa bwabo no kutagira umwuka wera, noneho rero bakabigoreka. Bityo ngo nk'uko bagira ibyanditswe bindi, ntabwo bagoreka ibyanditswe na Pawulo gusa, ahubwo bagoreka n'ibindi byanditswe, noneho bikabatera kurimbuka. Burya bisobanuye ko kugoreka ibyanditswe byera bituma umuntu yizanira kurimbuka. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Urwa kabiri rwa Timoteyo 3:16 ho akatubwira ko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Reka tuhasome turebe. Timoteyo wa kabiri igice cya 3 umurongo wa 16. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Murumva umumaro. Ibyanditswe byera byose nta na kimwe gisigara. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi umumaro wabyo bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Nta kindi gitabo ku isi gifite imbaraga zo kwigisha umuntu kigahindura imibereho ye, akava mu mibereho y'icyaha, akihana, agahindukira umwami Yesu, agakizwa, keretse ibyanditswe byera byonyine. Ibyanditswe byera rero ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye. Nta kindi gitabo kibasha kwemeza ibyaha umuntu. Ibitabo by'amategeko birahari, abantu barabisoma, ariko ibyo bitabo by'amategeko yo mu isi ntacyo bibasha guhinduraho umunyabyaha, keretse ibihano byo bigera ku banyabyaha, ariko nta n'icyo bibasha kubahinduraho. Ariko ibyanditswe byera biragenda bikemeza umuntu, bikamwemeza ibyaha bye, bikamwemeza, bikamuha gukiranuka, bikamuhanira kugira ngo agire gukiranuka. Noneho nyuma y'ingaruka y'uko gukiranuka akaba ashyitse akwiriye gukora imirimo myiza. Murumva ko ibyanditswe bifite umumaro. Ibyanditswe byera ariyo Bibiliya bifite umumaro ukomeye cyane wo kuduhana no kutwigisha. Hano rero ni isezerano rya kera. Mwumvise ko isezerano rya kera na Yesu ubwo ararishyigikira ko ryari rifite umumaro. Ibyo yavugaga byose byagomba gusohora byari byanditse muri iryo sezerano rya kera. Ntabwo rero isezerano rya kera ngo nuko ari irya kera dukwiriye kurita, kuko ririmo agakiza kasohoreye ku mwami wacu Yesu Kristo, maze abambwa ku musaraba. Twese abizeye bakihana bakemera amaraso ye, tukabasha kwakira ako gakiza. Ibyanditswe byera rero byatanzwe mu by'ukuri n'ijuru. Ntabwo ari ibyanditswe nk'uko bamwe bavuga ngo ni ibyanditswe n'abanyaburayi, abandi bati ni ibyanditswe n'abo muri Aziya, abandi bakavuga uko babishaka. Ariko ibi byanditswe byatanzwe n'ijuru. Ijuru ryarabihumetse. Divine inspiration, inspiration divine. Ijuru ryarabihumetse. Yesaya 34 umurongo wa 16. Yesaya 34 umurongo wa 16 hatubwira ko ibyanditswe byera byavuye mu kanwa k'Imana. Umurongo wa 16, nimushake mu gitabo cy'Uwiteka musome, nta na kimwe muri byo kizabura, nta kigore kizabura ikigabo cyacyo, kuko Uwiteka ari we ubitegekesheje akanwa ke, kandi umwuka we akaba ari wo ubiteranije. Murumva ko ibyanditswe byera byavuye mu kanwa k'Imana. Imana ubwayo niyo yihumekeye ibigeza ku bana b'abantu. Abana b'abantu nabo barabyandika kugira ngo bitazibagirana. Mu rwambere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 10 n'uwa 11, ibyanditswe byera hatubwira ko
ari umwuka wa Kristo. Ibyanditswe byera ni umwuka wa Kristo. Reka turebe mu rwambere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 10 n'uwa 11. Ibyanditswe byera ni umwuka wa Kristo. Hano hakavuga ngo umurongo wa 10 rwambere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 10 n'uwa 11. Abahanuzi bahanuye ibyako gakiza, barondora n'iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa babishimikiriye, barondora igihe icyaricyo n'ibimenyetso byacyo byerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari muri bo, agahamya imibabaro ya Kristo itari yaba n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kuyiheruka. Murumva abahanuzi ibyo bahamije, bari bahamije bashorewe n'umwuka w'Imana. Hano bavuga ni umwuka wa Kristo wabavugishaga, akababwira ibyenda kubaho, akababwira n'iby'imibabaro ya Kristo itarabaho. Rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 21. Abantu b'Imana nibo babashije kutugezaho ibi byanditswe byera bashorewe n'umwuka w'Imana. Umurongo wa 21. Kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'umwuka wera. Abantu b'Imana. Ntabwo ibyanditswe byigeze byandikwa n'abatari abantu b'Imana, ahubwo byanditswe n'abantu b'Imana, abahanuzi, intumwa, abami babaga bashorewe n'umwuka wera, n'abandi batandukanye b'ingeri zose babaga bahumekeweho n'umwuka wera. Daniyeli 9 umurongo wa 21. Ibyanditswe byera ndetse byazanywe n'abamarayika. Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 21. Ibyanditswe byera byabaga ndetse bizanywe n'abamarayika. Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 21. Ngikomeje gusenga, umugabo Gaburiyeli nabonaga ngitangira kwerekwa aratumwa, maze aragaruka aza n'ingoga igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba cyendaga kugera, ankoraho. Murumva ko abamarayika bagize uruhare muri iri tangwa ry'ibyanditswe byera kugira ngo bibashe kutugeraho. None ikibazo kindi, ese umuntu akwiriye kwiga ibyanditswe byera cyangwa se ni umurimbo washyizweho kugira ngo abantu bajye babona Bibiliya bavuge bati iriya ni Bibiliya, bayitunge mu ngo mu tubati twabo, bayibike izana uruhumbu cyangwa se impapuro zisaze imbeba ziyirye? Ese ni icyo ngicyo yagenewe? Ese yaba yaragenewe gukora bizinesi zindi? Oya, igisubizo hano kirahari. Umuntu agomba kwiga Bibiliya, ijambo ry'Imana, ashorewe n'umwuka wera cyangwa se ahumekeweho n'ijuru. Niyo mpamvu mbere yo kwiga ijambo ry'Imana haba hakwiriye kubaho gusengera mu mutima. Gusengera mu mutima habaho gutabaza imbaraga z'ijuru, umwuka wera, kugira ngo abashe gusobanurira umuntu iryo jambo agiye gusoma. Urwambere rw'Abakorinto igice cya 2 umurongo wa 14, turahera ku murongo wa 11. Abakorinto ba mbere igice cya 2 umurongo wa 11 kugeza ku wa 14 haravuga ngo: mbese ninde mu bantu wamenya ibyo undi atekereza keretse umwuka wa wundi umurimo? N'iby'Imana nuko biri, nta wabimenya keretse umwuka wayo. Ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'isi, ahubwo twahawe kuri uwo mwuka uva ku Mana. Uwo mwuka uva ku Mana
kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. Ari byo tuvuga, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka bindi. Ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Mwumvise impamvu umuntu ashobora gusobanukirwa n'ibyanditswe byera cyangwa se ntabisobanukirwe? Ni impamvu imwe. Kuba ufite umwuka wera ushobora gusobanukirwa n'ibyanditswe byera. Kuba nta mwuka wera ufite, uri uwa kamere, uri muri kamere, ibyanditswe byera wabisoma ukabijyana muri kamere yawe. Icyo ni cyo kintu cyonyine gituma ndetse n'abigisha benshi bariho muri iki gihe barimo barigisha bakavuga ngo ibyanditswe ngo ni Bibiliya, ngo ni iy'Abanyaburayi, ngo ni iy'Abanyaburayi, ngo ni Imana y'Abanyaburayi. Oya, nuko bari mu mubiri. Baramutse bari mu mwuka bakabe basobanukirwa ko ibi byanditswe byera byahumetswe n'Imana kandi ntabwo byanditswe n'Abanyaburayi. Ahubwo bakabaye bavuga bati byanditswe n'abo muri Aziya. Ariko abo muri Aziya ntibavugwa kubera ko ari abakene muri iki gihe. Ibyanditswe byera rero byahumetswe n'Imana, Imana ikoresha abantu bayo. Kugira ngo rero tubisobanukirwe nuko twisunga imbaraga y'umwuka wera. Mani magambo, mbere yuko twiga ibyanditswe byera tugomba gusaba Imana ikadufasha. Ese ibyanditswe byera bikwiriye kwigishwa muri iki gihe? Matayo 28 umurongo wa 19 n'uwa 20. Ibyanditswe byera dukwiriye kubyigisha cyangwa se bikwiriye kwigishwa, dukwiriye kubyigishwa muri iki gihe, kuko hari benshi banga kwigishwa, hari benshi ndetse banga no kubyigisha, bakigisha imigani y'ibihimbano n'inyigisho z'uduhenda abana. Haravuga ngo Matayo 28 umurongo wa 19 n'uwa 20, nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka. Hano rero ijambo ry'Imana rikwiriye kwigishwa, niryo tegeko twahawe. Mugende mu mahanga yose mwigisha abantu. Ni ukubigisha iki? Ntabwo ari ukubigisha imibare, ntabwo ari ukubigisha siyansi, ntabwo ari ukubigisha ubumenyi bw'isi, ahubwo ni ukubigisha siyansi yavuye mu ijuru, siyansi y'agakiza. Ijambo ry'Imana icyo rivuga, siyansi iruta izindi siyansi zose, ubumenyi buruta ubumenyi bwose, ubumenyi bw'isi, amateka ahatse andi yose, psychology cyangwa se kumenya imitekerereze y'umuntu bihatse ibindi byose. Bibiliya ntacyo utayisangamo. Wayisangamo iyo siyansi, wayisangamo iyo mibare, wayisangamo ayo mateka, wayisangamo ubumenyi bw'isi. Icyo washaka cyose muri Bibiliya wagisangamo, nta kibuzemo. Ibyago n'amakuba biri kubaho muri iki gihe byose byarahanuwe muri Yesaya 24. Akaga gakomeye cyane kari kwisuka ku isi. Ibi byose rero wabisanga muri Bibiliya. Ntacyo washaka mu ijambo ry'Imana, kuko Imana niyo soko y'ubwenge, ngo ukibure. Byose birimo. Hano rero tumaze kumva neza ko dutegekwa kwiga ijambo ry'Imana, dutegekwa kuryigisha niba tumaze kurisobanukirwa. Ibyakozwe n'Intumwa 8 umurongo wa 30 n'uwa 31, hano byahise byigaragaza ubwo Filipo yasangaga inkone y'Umunyetiyopiya mu nzira, akayisobanurira ibyanditswe byera iyo yari yananiwe kwisobanurira.
ahangaha harimo ingingo ivuga ngo ushobora gusoma ibyanditswe byera, ariko kubera ko nta bunararibonye ufite muri byo, nta mwuka wera wo kugusobanurira, biragusaba ko hari ugusobanurira. cya mbere umwuka wera azagusobanurira, ariko akoreshe n'abandi bantu b'Imana bafite umwuka wera wo gusobanukirwa n'ijambo ryayo, baze bagusobanurire. Niyo mpamvu rero iyi nkone imaze gusobanurirwa na Filipo, yaravuze iti ese ikindi ko tugeze ku mazi ni iki kimbuza kubatizwa? Yasomaga ibya Yesu ukuntu yari kujyanwa nk'intama igiye mu ibagiro, ariko ntabisobanukirwe. Maze Filipo ubwo yari ahageze kandi ashorewe n'umwuka w'Imana, umwuka w'Imana aramubwira ati jya muri iriya nzira urasangayo umuntu umusobanurire. Nuko aramusobanurira, arangije kwizera arabatizwa. Nuko Filipo umwuka w'Imana uramujyana, n'inkone igenda inezerewe. Yesaya igice cya 8 umurongo wa 20. Ese Bibiliya kwisomwa n'abantu benshi kandi ikabwirizwa n'abantu benshi, tuzemera iki tureke iki? Nicyo kibazo abantu benshi bibaza. Urujijo ruriho, amahara kwinshi y'inyigisho atandukanye, diversity of teachings, amahara kwinshi y'inyigisho cyangwa se la diversité de doctrine, amahara kwinshi y'inyigisho ariho, ni nako ayobya abantu kuko abaha ibitekerezo by'amahara kwinshi, la diversité des opinions. Niyo mpamvu rero muri Yesaya igice cya 20 igice cya 8 umurongo wa 20 avuga ngo nimusange amategeko y'Imana n'ibiyihamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Umuntu wese ushaka kwigisha Bibiliya, umuntu wese ushaka kwiga Bibiliya agasobanukirwa n'iki Imana yavuze n'iki mushakaho, n'urugendo rugana mu ijuru nk'uko dutangiriye ku itangiro ryo kugira ngo umuntu ushaka kujya mu ijuru abe yasobanukirwa, nuko agomba kubanza gusobanukirwa ibyanditswe byera n'iki, kuko niwo muyobozi. Ni ijambo ry'Imana, iyo turisoma tuba tuvugana n'Imana mu buryo buziguye ariko bukora ku mutima. Rero ni ukuvuga ngo inyigisho zose zikwiriye gupimirwa muri Yesaya igice cya 8 umurongo wa 20. Abantu nibasanga amategeko y'Imana, amategeko 10 yanditswe mu Kuva ibice 20 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 17. Amategeko y'Imana 10 atavangiye, ariyo Yesu yaje kwagura muri Matayo igice cya 5 ndetse ku murongo wa 17 aravuga ati mwitekereza ko naje gukuraho ayo mategeko cyangwa ibyahanuwe, sinaje kubikuraho ahubwo naje kubikomeza. Ati uhereye igihe isi n'ijuru byabereyeho ukageza aho bizashirira, nta gace k'inyuguti k'ayo mategeko kazavaho na rimwe. Nimusange amategeko y'Imana, nimusange ibihamya, nimusange ibihamya Imana, birahari byinshi cyane. Nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Njya nkunda kubivuga, abakiri bato b'iki gihe umuseke bashobora kuba batawuzi, ariko iyo bukeye umwijima uvuyeho, iburasirazuba haboneka umucyo udasanzwe mbere y'uko izuba rirasa, abantu bakawita ko ari umuseke. Mu yandi magambo, umucyo w'amanywa y'ihangu cyangwa se w'umunsi uba ugiye gutangira hatamurutse umwijima. Nta museke uzabatambikira. Yesu Kristo niwe museke, niwe zuba ryo gukiranuka. Yesu Kristo niwe zuba ryo gukiranuka. Mu yandi magambo, ntabwo bazaba bafite Kristo muri bo nibatavuga ibihwanye n'amategeko y'Imana ndetse n'ibihamya. Mu rwa mbere rwa Samweli
guhindura ijambo ry'Imana. Benshi bahindura ijambo ry'Imana bagafata amategeko y'Imana, ndetse by'umwihariko dore ko ariyo Satani arwanya cyane, bakayahindura. Abo ngabo bazahura n'ingorane zikomeye, kuko gufata amategeko y'Imana abantu bakayahindura birimo akaga gakomeye cyane. Urwa mbere rwa Samweli igice cya 15 umurongo wa 22 kugeza ku murongo wa 23. Ese guhindura itegeko ry'Imana, guhindura ijambo ry'Imana biremewe? Samweli wa mbere 15 22-23. Samweli aramusubiza ati, yasubizaga Sawuli, mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye? Erega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama. Kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi, kandi nudakurwa ku ijambo asa n'uramya ibishushanyo na terafimu. Ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe yanze ko uba ku ngoma. Murumva ingaruka yo kwanga ijambo ry'Imana. Uri umwami w'ubuzima bwawe, niba nta wundi muntu uyobora muri ubu buzima. Uri umwami w'ubuzima bwawe, ni wowe ufata umwanzuro w'ibyemezo byo mu buzima bwawe. Niba rero utagendera ku ijambo ry'Imana ngo ribe umusingi, urufatiro rwo gufatiraho ibyemezo byawe byo mu buzima, Imana izatangaza ko itakiri kumwe nawe, itakikuyoboye. Uri umwami mu rugo rwawe, mugabo, wagizwe umutware wo mu rugo rwawe kugira ngo uyobore umufasha wawe n'abana bawe mu nzira itunganye. Niwanga ijambo ry'Uwiteka, Uwiteka azagutesha agaciro, ntabwo uzabona ibyiza. Uri umutware, uri umwami, kuba wahawe kuragira. Niba uri umuyobozi w'itorero, niba uyobora ibintu bitandukanye cyangwa se ibyiciro bitandukanye by'abantu muri ubu buzima, niba wiyumvamo inshingano Yesu yatanze iyo twasomye muri Matayo 28 umurongo wa 18 kugeza ku wa 20, yo kugenda tukaburira abantu, abaturanyi bawe, abo uhura nabo, abo mukorana mu kazi n'abandi batandukanye, abo ngabo bafiteho inshingano. Uri nk'umwami kuri bo, ukwiye kubabwiriza iby'ubutumwa bwiza, ukababwiriza ibyo guhinduka, ibyo kugira imibereho itunganiye Imana, imibereho yo muri Kristo Yesu. Ariko hano akavuga ngo niba umuntu yanze ijambo ry'Imana nk'uko Sawuli yaryanze, Imana iramuca. Ntabwo Imana irobanura ku butoni, nta nubwo ireba ku bwiza bw'ibigaragara, ahubwo ireba umutima wo kumvira. Ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 18 n'uwa 19, nta muntu ukwiriye kugira icyo yongera ku ijambo ry'Imana. Kongeraho bizatuma umuntu yongererwa ku byago 7 by'imperuka. Ese ibyo byago abantu byo barabisobanukiwe, ariko tuzagenda tubigaragaza. Kandi igihe kiri bugufi, Yesu Kristo akagaruka. Ariko Kristo ntago azagaruka ibyo byago 7 by'imperuka bitabayeho. Amakuba n'akaga n'ingorane twatangiye kubigeramo, ariko abantu baracyadamaraye, baracyari muri viziyo zidashira. Ni byiza dukore turi mu isi, ariko twe kwibagirwa umwanya wo gusabana n'Imana,
umwanya wo gutunganya ibyacu bidatunganye, tutazahomba byose. Rero ariko abazagabanya naho ngo ku byanditswe byera, nabo ngo bazakurwa ku mugabane w'igiti cy'ubugingo, ntabwo bazigera bagera mu bwami bwo mu ijuru. Tugiye gusoza rero ingingo yacu tureba uko ibyanditswe byera twakabaye tubyiga. Yohana igice cya 5 umurongo wa 39, Yesu yabwiye intumwa ati, yabwiye abafarisayo ati, murondora mu byanditswe kuko muzi ko muri byo arimwo mufitemo ubugingo, kandi nibyo bimpamya. Abantu bakwiriye kurondora mu byanditswe byera, bakwiriye gukora ubushakashatsi, bakacukumbura, bakimbika, ntibasome ngo bagarukire hejuru gusa, ahubwo bakareba ibirimo ni ibiki. Bibiliya ni ubuvanganzo. Ubuvanganzo busaba gusesengura, cyangwa se literature isaba analysis, gusesengura, hasaba gusesengura. Ushobora gusoma ubwato n'urugero kandi bufite ikindi kintu busobanuye mu buvanganzo, busobanuye yenda ikintu gihisha abantu, umuraba, cyangwa se ugasoma n'ikindi kintu, ugasoma inkuba, ugasoma n'ibindi bitandukanye, izuba, inyenyeri. Ibyo byose Bibiliya ikoresha uburyo bw'ubuvanganzo. Isaba gusesengurwa, isaba kuyisoma ukimbika, ugahuza n'amateka y'ibyabayeho, ugahuza n'ibiriho, ugahuza n'ibigereranyo. Niyo mpamvu hari yavuze ngo nta na kimwe kizabura mu byanditswe byera, Yesaya 3:4 umurongo wa 16. Rero Imana itegeka ko abantu bakora ubushakashatsi, bakimbika, bagamenya ijambo ry'Imana. Mpamvu abantu barivuga barituka nuko baba batararyize ngo barishakashakemo. Ariko ingorane, aba bafarisayo bari bafite ingorane yo gushakashaka mu byanditswe byera, ariko batisunze umwuka w'Imana, ahubwo bashaka ibyabashyigikira mu byaha byabo, ndetse bashaka n'impamvu zakwicisha abandi, nk'uko bagiye babikorera Yesu Kristo n'abandi batandukanye. Hariho n'abandi muri iki gihe bitwa ngo bize teoloji, bize iyobokamana, ariko baryiga ari ukugira ngo bibonere uburyo bwo kubabeshaho, ndetse bibonere uburyo bwo kuba barwanya bagenzi babo, cyangwa se babone impamvu zo kubashyigikira mu mafuti yabo, ariko atari ijambo ryo kugira ngo rihindure abantu. Ntabwo bigeze biga teoloji bayize babisengeye babikuye ku mutima ngo umwuka wera abashe kubayobora, ahubwo bakoresheje ubwenge bwabo, aribwo Bibiliya yita ko ari ubwenge bupfuye. Ariko ubwenge mvajuru bwo ntabwo ari ubwenge bupfuye, ni ubwenge buyobowe n'umwuka wera. Hariya mu Byakozwe n'Intumwa 17 umurongo wa 11, ijambo ry'Imana Pawulo yavuze ko ab'i Beroya bari beza. Ni Luka wabivuze nako, uko ni wanditse Ibyakozwe n'Intumwa. Mu nkuru yabariye uwitwa Teofilo, yamubariye ko ab'i Beroya bari beza, kuko ntibajyaga impaka z'ubusa, ahubwo bajyaga impaka, barangiza bagera no mu rugo cyangwa se biherereye, bakongera bakavuga batari kuriya muntu ibyo twaganiriye, reka twongere dusome turebe, bagacukumbura bakareba. Ariko ingorane iriho muri iki gihe, abantu iyo utangiye kumubwira ijambo ry'Imana uti dore uko ijambo ry'Imana rivuga, arijima, akazana iminkanyari mu maso ye. Kubera iki? Kubera ko abantu badakunda ijambo ry'Imana. Ariko watangira kumubwira uti ibijumba bimeze bite ku isoko, biragurika, akavuga ati aho inkuru zo z'inshamugongo, inkuru z'intambara, dukuru two kubeshya, bagiriwe nabi, izo nkuru nizo abantu bishimira. Ariko abantu ntabwo bishimira ijambo ry'Imana. Niba yenda mugira ngo ndabeshya, ijambo ry'Imana nk'iyi mirongo ducishaho, izi nkoranyambaga za YouTube, abantu bashidukira cyangwa se bashamadukira ibintu bishyirwaho by'urukozasoni,
ibihangayikishije isi, inkuru z'incamugongo, impuha, ariko undi yashyiraho ijambo ry'Imana nk'uku nguku, umuntu yarigeraho akihitira, akamera nk'uri kurambura igitabo, nk'umwana utazi gusoma niwe urambura amapaje, arambura kuko batazi ikirimo. Ariko ndagira ngo mbararike mwebwe abateze amatwi, mukunda ijambo ry'Imana kuko bidatinze hagiye kubaho kwicuza. Turaje tubisome mu kanya dusoza. Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 21 n'uwa 22. Mbere yuko dusenga, mbere yuko tubumbura Bibiliya, dukwiriye gusenga kugira ngo tubashe gusobanukirwa. Daniyeli yabanje gusenga, arasenga kugira ngo asobanukirwe n'ibyo marayika Gaburiyeli yari yamubwiye. Ari gusenga, agisenga, ndetse n'ibyo yari yasomye mu buhanuzi bwa Yeremiya bw'ibyumweru 70. Akimara gusenga, marayika araza mukoraho, aramubwira ati nzanwe no kugusobanurira. Tujye dusenga mu gihe twiga ijambo ry'Imana, mu gihe dushaka kwiga ijambo ry'Imana. Ibitari ibyo tuziga, ariko tuzasobanurirwa n'undi mutware utari umutware w'ijuru, umutware w'umwijima, kuko nawe akoresha ibyanditswe byera ariko mu buryo bwo kugoreka. Satani nawe akoresha ibyanditswe byera ariko aragoreka. Mu Rwanda rwa Korinto 2:13, umwuka wera niwe uzatwigisha, ntabwo tuzigisha twebwe ubwacu, ahubwo umwuka wera. Ese umwuka wera azaba muri twe gute? Mu gihe tuzaba twizeye, dupfukamye imbere y'Imana, tuyitakambira ngo iduhe kumenya, yasezeranye ko izaduha umwuka wayo. Yohana 14 umurongo wa 10.